Guys, ibihe byiza kuri mwese mumaze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu. Mumaze gushimira umuntu wese umaze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo ajye abona amakuru ibintu byinshi bitandukanye tubagezaho ahangaha umunsi ku munsi. Nawe uri mushyashya rero ugeze hano kuri YouTube channel yacu bwambira kubisaba kugira ngo ukande subscribe kugira ngo ibiganiro ndetse n'inkuru tukugezaho umunsi ku munsi ujye ubibona kandi ubone mu bambere. Uyu munsi nagira ngo tuganire kuri website zishobora kuba zagufasha kubona akazi ahangaha mu Rwanda. Hari website nyinshi zitambutswaho amakuru y'akazi, yaba ari amakuru ari akazi kari muri leta cyangwa se no mu bigo bitandukanye byigenga. Hari website nziza naguteguriye 5 zishobora kwifashisha kugira ngo zibashe kumenyesha amakuru y'akazi maze ubashe kubona akazi aho waba uri hose mu gihugu. Ngira ngo murabizi ko kubona akazi ntago bisaba ngo ufate document zawe uzishire umukoresha ahari cyangwa se ufate document uzijyane kuzidepoza aho akazi gaherereye. Ushobora kubikora online bikagufasha kuba wabona akazi, wenda ukaba wava aho uherereye ugiye kuba wakatendinga exam cyangwa se n'ibindi bintu bikurikira ariko wakoze application online. Ngira ngo murabizi ko application nyinshi mu isi y'ikoranabuhanga zibera online, then bakazaguhamagara ukagenda ugiye gukora exam cyangwa se ugiye gutangira akazi. Twihuse rero nagutegura website 5 zishobora kuba zagufasha kubona akazi. Harimo website ishobora gufasha kubona akazi mu bigo bya leta ndetse no mu bigo byigenga ndetse zikagufasha kandi mu buryo bwizewe. Website ya mbere rero bayita Recruitment Rwanda ni Mifotra. Iyi ni website ya leta igufasha, ishobora kugufasha kubona akazi mu bigo bitandukanye bya leta. Iyi website ishobora gufasha kubona akazi mu bigo bitandukanye bya leta, cyane cyane nyine ko amatangazo cyangwa se imyanya ibiriho ni imyanya ibiri mu bigo bya leta. Iyi ushobora kujya muri browser ukandikamo wa@recruitment.mifotra.gov.rw cyangwa se Mifotra uhita uyibona. Iyi website ibiriho amatangazo y'akazi kari muri leta. Ngira muri kubona ko hano hari amatangazo menshi y'akazi, aba ari akazi kari muri leta kandi gahahora imirimo myinshi. Icyo busabwa no kuzikora kuri qualified cyangwa se imirimo iriho ihura n'ibyo wize cyangwa se qualified nyine kuri posta ziriho ibisabwa ko byujuje degree zisabwa ko arizo ufite, then ugakora application. Ndetse imaje gukora application iyo bakoze shortlist babikumenyesha kuri email yawe cyangwa se kuri nimero ya telefone yawe uba warakoresheje, bakakumenyesha ko wa shortlist, tukazamenyeshwa amakuru igihe akazi ikizami kizakorerwa, cyane cyane ko n'ibizami byinshi nabyo bikorerwa online. Icyo gusabwa rero ugeze kuri platform ari ubwambere ukanga hano handitse register. Iyo ukanze kuri register ikintu busabwa no gufungura account ushiramo irangamuntu yawe. Nabwiye ko ari platform ya leta ugomba gushiramo irangamuntu bakamenya information zawe, email yawe ndetse na nimero ya telefone. Iyo umajije kubishyiramo uhita kuri step ya kabiri yanditseho email verification, bahita baruza code kuri email yawe, then ugashyiramo ya code bakaverifying ukahita creating na password uzajya ukoresha. Iyo ngiyo umajije kubikora uhita ukanda hano handitse login, ugashyiramo za credentials zawe, email ndetse na password wakoresheje, ugakanda kuri login ukinjiramo. N'ubundi tubona zino post ndetse n'uburyo, ndetse iyo ubonye post ushaka kureba ibisabwa ukanda kuri apply kuri iyo post ukabona information zo kuri ya posta ndetse ni na qualifications ukazibona ibintu byose bisabwa. Iyo ubonye uri qualified ukanda kwanditse ngo apply now. So iyo umaje gukanda kuri apply now uba ubonye amakuru, wita application nawe igenda yuri qualified, application nawe ihita igenda bakayibona. Then iyo bakoze shortlisted nkuko nabikubwiye bakumenyesha kuri email cyangwa se kuri nimero ya telefone uba warashize, ariko akenshi bakumenyesha kuri email. Iyi ni platform ya leta aho banyuzaho imirimo myinshi iri mu bigo bya leta. Nahanga banyuza kuri platform bayita Mifotra. Ushobora kujya muri browser yawe niba utayikoresha ukandikamo Mifotra Rwanda ukahita ugera kuri platform. Platform ya kabiri rero ari na platform nziza ikunze kugaragaraho imirimo y'abari mu bigo bya leta ndetse no mu bigo byikorera, ndetse ni platform nziza ishobora kugufasha nimba uri mu job seekers cyangwa umuntu ukeneye akazi cyangwa se ugashaka. Ni platform nayo ishobora kugufasha kuba yakumenyesha amakuru ajyanye n'akazi ndetse n'ibintu byinshi ngiye kukwereka. Platform ya kabiri bayita kigalijob.com. urajya muri browser yawe cyangwa se muri Chrome cyangwa muri Google wandikemo wawa.kigalijob.com wawa.kigalijob.com. Numara kubyandikamo uragera kuri platform bayita kigalijob.com. Ni platform nziza cyane ngira ngo gusobanurire kuko ni platform ishobora gufasha kubona akazi ndetse n'izindi opportunity nyinshi zitandukanye ku bijyanye n'ubwo ushobora kubonamo akazi. Iyi platform iyo igezeho haba hariho imirimo myinshi y'akazi yaba ari mu bigo bya leta ndetse n'ibyigenga, ngira ngo murabibona. Iyi ni imirimo ibihari. Iyo ushatse uyibona umurimo tuvuge ngo taxi driver, iyo hakanze usoma ibisabwa ku murimo ukabona responsibilities, requirements ndetse na additional information. Ahangaha iyo ubonye uyu murimo wa ubyujije ibisabwa category basaba uje niba driving ukana handitse apply. Iyo ari ubwa mbere uhita ucontinue with email hano ha kabiri
then creatinga account ahangaha, then applyinga kuri wa mwanya. Ikindi kiba gisabwa, haba hariho imirimo myinshi. Tuvuga urugero indi mirimo, kanze nkwereke. Urabona hano hariho loan officer, ushobora gukanda kuri apply now, ushaka ku applyinga ugasoma ibisabwa, ukamanura ugasoma ibisabwa requirement byose, then washaka ku applyinga ukanda kwanditse apply now. Iyo wafunguye account bita byoroha, uhita ubona uburyo bwo kuba waka applyinga kuri ya position. Iyi platform mpamvu nakubwiye ko ari platform nziza cyane ishobora gufasha kubona akazi. Ntabwo haba hariho akazi ko muri leta cyangwa se mu bigo byigenga gusa, ahubwo haba hariho n'akazi k'ibiraka. Ni ukuvuga ko akazi k'igihe gito, wawe ukunda gukora akazi k'igihe gito cyangwa se ufite n'akazi k'igihe kirekire ariko udakora iminsi cyangwa udakora amasaha yose, ushobora kuza kuri website ya kigalijob.com ukareba ibiraka bihuye n'ibyo uzi gukora nabyo ukaza byatendinga. Mu gihe ubona ko cya kiraka umunsi kizaba cyo gukorerwaho ari umunsi uzaba uri free, wabasha kuba wakatindinga ukapplyinga rero ukajya gukora cya kiraka. Ndi muvuga urugero hano handitse task, aba ari akazi k'ibiraka, ni ukuvuga akazi gashobora gukora umunsi umwe, iminsi ibiri, cyumweru, then kakarangira. Ahangaha handitse jobs, aba ari ka kazi k'igihe kirekire ushobora gukora hari contract cyangwa se ibiki byose, ariko handitse task ni akazi k'ibiraka. Tuvuga urugero hano murabona ko bari gushaka mucoma w'inzobere uzi gutunganya amafunguro. Iki ni ikiraka, handitseho task, ni akazi k'ikiraka. Murabona ko kari kabuga ndetse deadline ni 30, ushobora ku applyinga, then ikiraka akaba ariwe uzagikora mu gihe uwo munsi uzaba uri free. Ni platform rero ishobora kugufasha kubona akazi ndetse no kubona ibiraka ukora mu gihe akazi kora uri muri konje cyangwa se ufite free, ndetse ukabasha kuba wakora kandi kazi kandi bitakugoye. Tuvuge twenda twapplyinze ahangaha kuri task, ngira ngo murabona ko iki ni ikiraka cya mucoma. Umuntu wa mucoma nawe ubwo yahita nabireba akaza kora ko iyi video yirebye uno murimo kiriho. Ngira murabona ko location ni Kabuga, ni task. Urabona salary ni 100 kugeza ku 150. Mura ni akazi kiza cyane, no gukora kuri site ukanda kuri apply bakakwereka uburyo bwo gukora application, then ukabasha kuba wakapplyinga kuri icyo kiraka, then baguselectinga bakaguhamagara. Ubu ni bumwe mu buryo ushobora kubonamo akazi ahanga kuri platform ya kigalijob.com. Platform nziza cyane ishishikariza buri muntu wese kuba ariyo yakibanda kugira ngo aje abasha kubona amakuru y'akazi ndetse na opportunity nyinshi ziba zihari ahanga mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ndetse hari ikindi gice cyitwa task expert, nagira ngo nacyo nkigusobanurire neza. Iyi platform niyo mpamvu navuga ko ari platform nziza cyane ishobora gufasha kubona akazi. Task expert, ahangaha haba hariho abantu benshi bashizeho imyirondoro yabo n'aba expert mu bintu runaka. Umwirondoro aba yarashizeho ikintu ashoboye gukora, ku buryo umuntu ukeneye umukozi byihutirwa, tuvuge wenda niba nkeneye umubarista, niba nkeneye umuserver, niba nkeneye graphic designer cyangwa se nkeneye umu IT, nshobora kuza kuri abakoresha baza kuri kigalijob.com akaza ngaha muri kino gice cyanditseho task expert. Abantu aba ari expert muri ibyo bintu, baba bafite certificate cyangwa se uburambe cyangwa se ubushobozi bwo gukora ikintu runaka baba baravuze. Ahangaha icyo ukora, aho umukoresha ahita amuhamagara cyangwa se abanza agakanda kuri view profile. Iyo akaza kuri view profile ubona amazina yiwe, ukabona location ahantu ari, cyangwa se ukabona n'icyo ashoboye gukora. Urabona ni graphic designer ndetse na marketing, ibintu nibyo ashoboye gukora cyane. Ukahita ubona amakuru yiwe byose, uramubona ibyo ashoboye gukora details zabyo, then uhita ko umuhamagara, handitse call me, uhita umuhamagara cyangwa se ukamwandikira kuri WhatsApp. Ngira ngo urabona ko ushobora no gutanga comment kuri wa muntu igihe akorera akazi neza, uri umukoresha ugakanda comment ukavuga ko ashoboye ibintu kubikora neza. Ndetse ahangaha ni mu buryo umuntu ashobora kuba yabonamo ibiraka, ndetse n'ubundi ashobora kubonamo ibiraka by'igihe gito cyangwa se akaba yanamubona akazi k'igihe kirekire. Igihe umukoresha akeneye umukozi byihutirwa, aza kuri platform ya kigalijob.com akareba aba task expert. Hariho abantu benshi bafite ibintu byinshi bashoboye gukora. Ngira ngo urabona ko hariho abantu barenga 30 aba task expert. Ahangaha icyo ashoboye gukora, then ukamuhamagara bitewe, urabona azi guteka, ni umu expert, ngira ngo urabona driver, ni umushoferi, ikintu cyose ushoboye gukora, certificate waba ufite, ushobora kuza kuri platform ya kigalijob.com mukiyandikisha nk'umu task expert, then umukoresha araza akahita areba aba task expert akahita yamagara akabaha akazi. Ahangaha nubwo ushobora kuza ukiyandikisha nk'umu task expert, ahangaha handitse ngo become a tasker. Ahangaha uyu hakanze uriyandikisha nk'umu task expert, nawe information zawe zikajya hariya find job and task. Ahangaha ugiye gushaka akazi ndetse n'ibiraka bihari, aribyo byane nagiye nkubwira, cyangwa se naho ugapostingaho CV yawe kugira ngo umukoresha naza azabashe kwitabona CV yawe maze aguha akazi. Iyi platform rero nubone nkuko nakubwiye kandi nziza, ifite ikindi gice cya courses, aho ushobora kuba accessinga ama courses atandukanye, ndetse hari ama courses amwe asaba kwishyura, ndetse hari n'ama courses aba ari free. Ushobora kuza rero ukagerageza ukareba ama courses aba hari. Mwe mushaka kwiga ama short courses abafite certificate, ngira ngo mubona ko ahangaha kuri kigalijob.com haba hariho ama courses menshi. Ngira ngo mubona ko ni digital marketing, urabona ko aba hari ibiciro,
Yes, urabona ko haba hariho amacourses menshi atandukanye. Urabona hariho ama graphic design ndetse music production. Urabona haba hariho amacourses menshi atandukanye. Nawe ukeneye kwiga short courses ushobora ku accessinga ino platform ya kigalijob.com. Hari ama short courses ashobora kubera online ndetse n'abera kuri site. Uraza ukareba nyine byose uka accessinga ukareba information zitandukanye. By'umwihariko ino platform ya kigalijob.com nzabakorera video yihariye mbasobanurira akantu ku kandi ndetse n'ibyo ushobora gufasha kubona akazi ndetse uburyo ushobora gufasha kubona ibiraka mu gihe ufite akazi runaka ariko udakora iminsi yose, cyangwa se uri umunyeshuri ukajya ubonaho ibiraka. Yes, abanyeshuri bashobora kuza kuri platform buri munsi ukajya ku checking ukareba ibiraka biriho ndetse ukabashiraho expert, nimba uzi ku editing video ukaza ugashyiraho nko video editor expert ndetse ukajya ubona ibiraka. Abantu benshi baba bakeneye abantu benshi bakora ibyo bintu bakaza kuri platform bakakubona. Twihuse rero, website ya gatatu bayita Job in Rwanda. Job in Rwanda ni platform ishobora gufasha kubona akazi. Haba hariho amakuru menshi y'akazi, cyane cyane imirimo myinshi mu bigo byigenga. Ni platform igufasha kubona akazi, ngira ngo muri kubibona hariho imirimo myinshi mu bigo bigiye bitandukanye ndetse byigenga. Platform nayo uko ikora, iyo wabonye umwanya wawe ushimye ukandaho, warangiza ugasoma ibisabwa. Iyo umaze gusoma ibisabwa ukabona uri qualified, ukanda handitse ngo apply. Yes, iyi platform nayo ni nziza cyane, ishobora gufasha kubona akazi. Bayita Job in Rwanda. Ni platform nayo nziza cyane ishobora gufasha kubona akazi. Ukanda kuri apply, uraza ugasoma ibisabwa kuri wa mwanya, wabona uri qualified ukakanda ahanditse ngo apply. Umaze gukanda kuri apply, uhita uza ugashyira information zawe zose ndetse ugashyiramo na CV, then document yawe ikahita igera ku mukoresha. Iyi platform nayo ushobora kuba waka-uploadingaho CV yawe, ukanza hano ndetse upload CV, ndetse CV yawe ikabasha kuba yazabonwa n'umukoresha igihe akeneye umukozi. Platform yindi rero ishobora gufasha kubona akazi ari nayo platform ya kane, ni platform bita Click Rwanda. Click Rwanda nayo ni platform ariko ikora ibintu byinshi bitandukanye, aho ushobora kuboneraho amakuru ajyanye n'akazi ndetse n'ibindi bintu bijyanye n'ibicuruzwa. Ni platform ikora ibintu bijyanye n'ibicuruzwa ariko nayo ishobora gufasha kubona amakuru y'akazi. Ngira murabona ko uyifunguye ubona ibintu by'ibicuruzwa biba bigurishwa, nawe ushaka kugura ibintu online, ibintu byose ushobora kubikora online ndetse ukagura ukagurisha ndetse n'ibintu byose ukabikora online. Iyo ukomeje kumanura rero nibwo uhita ubona jobs. Ngira murabona ngo today jobs, ahangaha hariho imyanya y'akazi nayo ibihari mu bigo bya leta cyangwa se mu bigo byigenga, nayo ibiriho muri ushobora kujya muri browser ukandikamo www.click-rwanda.com ukabasha kuba wabona imwe mu mirimo ibihari kuri platform ya click-rwanda.com. Ushobora gukanda kuri apply, then ugasoma ibisabwa kuri ya position, wabona uri qualified. Ngira ngo urabibona, uhita usoma ibisabwa. Imwe muri platform nziza cyane nayo ishobora gufasha kubona akazi. Then umaze kubona ibisabwa ubona n'uburyo bwo kwa-applyinga, then uka-applyinga ndetse document zawe zikagera ku mukoresha. Nyina murabona ko ni platform isubwa n'abantu benshi, na nk'iyi post murabona ko yarebwe n'abantu benshi. Nimwe muri platform nziza hano mu Rwanda ishobora gufasha kubona akazi. Platform ya gatanu nayo yanyu ishobora gufasha kubona akazi ni kigalistore.com. Ni platform nayo nziza ishobora gufasha kubona akazi. Urajya muri browser wandikemo www.kigalistore.com, then ubashe kubona ino platform nayo ibiriho amakuru menshi y'akazi, imirimo myinshi mu bigo byigenga nayo ibiri kuri platform ya Kigali Store. Icyo usabwa urareba, wabona post wayikunze ugakanda kuri apply now, ugasoma ibisabwa kuri ya post, wabona iri qualified ukahita ko wa-applyinga kuri ya post. Ngira ngo murayibona, ni iyi ngiyi bayita Kigali Store. Iki tukora dukana hano handitse ngo apply now, ndetse ukabasha kuba wabona uburyo bwo wafata document zawe zikagera ku mukoresha. By'umwihariko nzagenda basobanurira, nzabakora video bigenda basobanurira uburyo platform imwe kuyindi ushobora kuyifashisha ndetse n'uburyo ushobora kuyifashisha kugira ngo ubone akazi. By'umwihariko kigalijob.com ndetse n'iyi Job in Rwanda ndetse na Click Rwanda, izi ni platform nziza cyane ishobora gufasha kubona akazi ahangaha mu Rwanda, ndetse n'iyi ya Recruitment Rwanda cyangwa se Mifotra. Iyi website ishobora gufasha kubona akazi mu bigo byigenga cyangwa se ibigo bya leta. So nimba uri mushyashya rero kuri YouTube channel yacu, ntugende kandi subscribe, ndetse niba ushaka accessinga zino website urebe muri comment ya mbere, ni link ishobora kugeza kuri zino website zose ukabasha kubona amakuru y'akazi. Nimba uri mushyashya rero kandi subscribe kugira ngo video zacu ujye uzibona kandi uzibone mu ba mbere.